Sobanukirwa na Smart TV. Smart TV ni iki? Ni televiziyo ikoranwa na operating system, ndetse hari abayita CTV, aribyo connected TV. Niba utunze smartphone, ikigira smartphone ni application ibasha gukoresha. Urugero, ushobora gushyiramo imikino, ushobora gukoresha application ya banki yawe n'ibindi. Kimwe nk'uko phone yawe ijyamo application ikaba Smart TV, na televiziyo isanzwe izo bakoze zikaba zijyamo application, nizo bita Smart TV. Abenshi bakoresha Netflix. Dore impamvu abantu bakunda Smart TV. Impamvu ya mbere, kureba video cyangwa icyo bita video streaming service. Niba ukunda kureba amafilimi, aha bisaba ko wiyandikisha ku rubuga nka Netflix cyangwa izindi, ukaba wareba video unyuzeho ukoresha Smart TV. Icya kabiri, ushobora kumva umuziki binyuze kuri Smart TV, binyuze kuri application nka TuneIn cyangwa Spotify. Icya gatatu, Smart TV yakumarira igira icyo bita media player. Urugero, aho kureba amafoto kuri computer nk'umuryango, ushobora kuyarebera kuri Smart TV, mukareba mu buryo bwisanzuye kandi mu buryo agaragara neza. Icya kane, Smart TV ushobora kuyikoresha ukina imikino kuri internet cyangwa video game. Icya gatanu, Smart TV ushobora kwimura ibintu biri ku smartphone yawe ukaba wabirebera kuri Smart TV. Izo zikaba ariyo mpamvu muri iki gihe muri Kigali cyangwa mu bindi bice bitandukanye abantu basigaye bakunda cyane Smart TV. Mu gice kizaza turagushishikariza gukomeza kujya udukurikirana kuri channel yacu ya Niyonzima Emile Official. Niba ari ubwa mbere udusuye, kanda subscribe ukanda kunzogera kugira ngo ubutaha uzabashe gusobanukirwa kimwe mu biganiro bizabivuga kuri Smart TV. Urugero, ikiganiro kizakivuga uko wamenya televiziyo ko ari Smart TV mu buryo bworoshye. Mwakoze cyane. Ya Niyonzima Emile, nawe ubutaha. Bye.